Mugeni akomeje guhangayikishwa n'imyitwarire ya Cedric. Hagati aho nyirabazungu byamukomeranye. N'urunana. Mukecuru. Ibi ni ibikira umuntu baramuhamagara akanga kwitaba kandi ari kureba. Arampamagara mukecuru se kubera iki? Ayiwe uko nitwa. Babarira. Nyirabazungu. Karamanosiya. Nubwo tugusanze mu rugo mbaragapfukamunwa dore urakora rukanitsamura buri kanya nyirabazungu. Ahubwo nakambare neza rwose. Aha, uwo mukobwa se udashaka kunyegera cyangwa ngo nkoreho aravuga iki? None se ntuzi ko mu mabwiriza yo kwirinda COVID abantu tugomba guhana intera? Noneho byongeye dore wowe ufite ibimenyetso bya COVID. Nabireke. Endarata mwana wanjye Kareme. Karame. Fata akaboko ndebe ko nakwegamira hano ku rukuta. Ubanza wambare neza agapfukamunwa Kareme. Ariko nk'uyu mukobwa ni gatikira. Mukecuru sindi impamvu rwose. Ahubwo no kugira ngo dukomeze gahunda yo kwirinda. Ariko ibyo nari navuga nibyo. None se mukecuru, nako kiri mensi. Ndakumva. Urabona ko ibimenyetso ufite bishobora kuba ari ibya COVID. None rero, reka mpamagare ku kigo nderabuzima. Sibyo? Ngo bigende bitese. Ngo baze kunkingira se. Oya niba ari ibyo mureke nkomeze gufata umuravumba wanjye. Oya ngiye kubabwira abohereza imbangukira gutabara baze bagutware baje kugusuzuma. Barebe niba ari COVID kugira ngo bamenye uko bagukurikirana. Pete. Karame papa. Ubwo tumaze gukama rero. Yego. Tereka ari amata hariya. None se kuri kumbwira kujya kuyaterekaho kwita bayajyana ku ikusanyirizo papa. Ko numva ntameze neza se. Ahubwo sinzi ko biza kugenda rwose kuko ndumva ntashobora gutwara igare. Ndumva nashize rwose. Ngo nyagutwarire. Ngo? Reka nyagutwarire. Hari ikibazo se? Ngo yantwarire? Umva. Aho kugira ngo mureke utwara aya mata ku ikusanyirizo Petero. Nayareka mu kayangwa yose cyangwa se nkayatangira ubuntu. Kubera iki se papa? Ariko Pete. Urumva nakwizirane koko wa mwana we. Ariko papa. Nuko ushatse rwose ubu none wanyizera. Sinasabye imbabazi se? Oya. Ibyo wakoze byatumye nkutakariza icyizere rwose. Papa muri rwose amakosa nanyuzemo yatumye niga isomo rikomeye. Mwizere? Nuko rwose niba wumva utameze neza reka yamatanya kujyanire ku ikusanyirizo. Aha, ngaho yatware. Ahubwo se papa. Ndakumva. Hari ikibazo nayo nagize. Ufite ikibazo kisi kandi? Buriya nzabigenzane. Ibigize? Mutesi n'umwana niba baramuka bavuye mu bitaro bisagenda bite? Ibiki ariko kudatobora? None se kwa bo mu muryango wa Mutesi bari kumbwira ngo niba bava mu bitaro ngo ngomba kuba narashatse aho tuzajya kubana. Cacekaho. Nta soni wacyohewe. None se bizagenda bite papa? Umva, azataye iwabo. Niba tugomba kumufasha niho tuzamufashiriza. Nawe nshaka hano iwanjye rwose urabyumva? Ndabyumva. Niba wumvise mvuze ngo iki? Mutesi n'umwana niba bava mu bitaro bazajya iwabo. Uko ni naho bazafashirizwa. Okay. Mama, ihangane rwose urakira. Ubwo yageze mu maboko y'abaganga arakira nahumure. Nyirabazungu. Karamanosiya. Humura kuvuri hano ku kigo nderabuzima abaganga bagiye kukwitaho. None se ni COVID ndwaye koko. Barabisuzumye barabibona. COVID ntibari bayisuzuma. Ariko baravuze ngo ubunwe iyi miti COVID nayo bagiye kuyisuzuma mu kanya. Ni ukuri rwose Imana ihabe basanye nta COVID irimo. Mama. Ndakumva mwana wanjye. Ni ugusenga cyane rwose dore n'ubundi usanzwe usenga. Usabe rwose ntuburwaye COVID kuko uri mu kigero cyabo yibasira kandi nta gukingiye. Ibyo ndwaye se byo mwana wanjye ugira ngo biranyoroheye. Nibura byavurwa bigakira mama naho COVID. Ikibazo rero nuko atigeze yemera kwikingiza COVID. Nibura basanze ariko akaba yarikingije abafite amahirwe yo kutazahara. Kuko umuntu ufite intege nke nk'uyu imwigirizaho nkani kaba yanamuhitana. Yego rwose. Ariko mama waretse rwose ukaza gutaha bagukingiye koko. Reka tubanze dutegereza abaganga babanze bamusuzume iyo COVID. Ubundi tuze gutegereza umwanzuro wabo.
kandi nizere ko wibutse kubwira muganga ko wigeze kurwara igituntu kikakugeza kure nyirabazungu. Mama, Karame, nsubiye ku ishuri rero. umaze kurya se? Ii, umva ye, Karame, garuka gato tubanze tuvugane. ubwo nugira ngo nyererwe mama. Garuka se nyine. Ariko irakara ndaje. Cedric, Karame, mu gitondo sinakubwiye. Ariko none ndajya mbikubwire. ibiki se mama? Ntugenge ingeso wenda yishimiye. Iyihe ngeso se kandi? Itaha ryawe rya nijoro ndarirambiwe. Urumva? Ntacyo ukifasha hano mu rugo kubera gutaha ijoro. Ibyo rongeye ndabikwiyamye. Njyewe mama? Guhakana byo urabishoboye wowe nyine. Ejo ndi watashye ryari? Ntugeze hano saa 2 z'ijoro. Nimugoroba watashye ryari? Nabwo si gihe waziye. Hajye sinakubwiye mama. Uvuga se uvuga iki? Nuzi uhita werekeza mu buriri. Mama, mbabara kuko nsanze ntarakubwiye. Umbwira se umbwira iki gituma utaha ijoro? Erega mama, nsigaye mfite umwarimu unyigisha ikigoroba. Ndagira ngo ubu noneho nzagira amanota meza cyane. Ngo iki? Iyo turangije amasomo mu masaha asanzwe, mpita njya guhura n'umwarimu unyigisha ku buryo bwihariye. Akampa amasomo y'umugoroba. Uravugisha ukuri Cedric? Niko bimeze mama. Erega ubu ndashaka noneho kugushimisha. Ubushize nazanye amanota make mbona birakubabaje. Nyine nabyo birambabaza. Kubona buri munsi ubyuka kujya ku ishuri. Nanjye nkakora ibishoboka byose ngo ubone ibyo ukeneye byose. Ariko bikaranyuzanya amanota nkari, amanota make koko. Sinshaka rwose bazavuga ko utsindwa kuko nkuvunisha cyangwa ko ntakwitaho. Ubwo rero nibizongera nabifatiye umwanzuro mama. Niyo mpamvu rero urimo kubona ntaha ijoro. Niyo ibyo bituma utinda gutaha nta kibazo. Wakoze kunyumva mama. Ariko rero Cedric, nawe ugerageza no kugira icyo ukora hano mu rugo. Urumva? Dufite n'umwanya udufasha imirimo y'ahanga mu rugo. Urabyumva? Nonese koko nakubwira ngo kizi umfa nanjye numvishe ko ariko badi namwe mwabimenye ibiki ngo na nyirabazungu yarwaye covid ibyo nanjye nabyumvise ariko koko ngo imbangukira gutabara yamutwaye arembye ameze n'abahumeka nabi cyane nibyo se koko aha ngo kwa muganga bayimusanzemo da ngo bahita banamushyira ku byuma yamaye nka rero iyi nyanya ko ikomeje guca ibintu kandi dingo nta nubwo yari yarayikingije ko ari bibi cyane ku myaka ye afite n'ukuntu yibasirwa niba atarakingiwe amahirwe yo gukira ni make pe tekereza ubwo ntagiye gukurikira wa musaza nawe yahitanye ejo yewe ni ukuri rwose nitureba nabi covid iratumaraho abantu pe muziki impangayikishije cyane ni uko atigeze yikingiza yaba yarikingije nibura ntacyo yari kumutwara rwose ngo iyo umuntu yikingije niyo yagize ibyago akayandura ngo ntimuzahaza nk'utarayikingiwe njye narakingiwe ndetse n'urwa gatatu rwo gushimangira ngiye kurufata kuko ejo umujyanama w'ubuzima yambwiye ko umuntu umaze amezi 3 akingiwe urwa kabiri ashobora no guhabwa urwa gatatu kandi rwose nabyujuje ejo hashize nanjye ni uko njye maze igihe barankingiye ahubwo makura cyore kankwa ko kankwanzi yicaye se hariya ku muhanda wa mw'abantu mwese muye n'uruva gusenyerega gute se kandi dore naringiye hariya ku gasanire none ngeze hano ndasitara ino narindiciye iyo impore kankwa ihangana ni ukuri kankwa ariko umuzi ukuntu gusitara bibabaza mw'abantu mwe ndababaye cyane rwose ubu mbaye nicaye hagati ngo ndebe ko ububabare bugabanuka ubundi nkabona gukomeza ni ukuri ihangane kankwa ariko rero ngira ngo ibyo gusitara birimo kunsezeraho ubu nibwo bwa nyuma rwose nsitaye none se kankwa kubera icyo uvuga utyo se ntabwo uzongera kuva mu rugo erega no mu rugo umuntu arasitara ubwo se mugira ngo nzongera kugenza amaguru ngaho rero uzajya ugenza amaboko se cyangwa nimuzi ko mu minsi mike umugabo wanjye bushomba azaba yaguze muto ko mubisetse wadata we agase kankwa ibyo birose kuri aya manywa ko gukanuye turi no kuganira ni ya mashengo
ntibasubiriremo se bushomba agiye kugura moto niyo nzajya ngendaho ntabwo nzongera kugenza ibirenge. ubwo se uravugisha ukuri Kankwa? sha Cedri urantunguye pe. gute se Jackie? Sinari nzi ko ndi butahe ngo ngusange hano iwanjye sha. nanjye rero sinshobora kuva ku ishuri ngo mpite njya mu rugo ntabanje kunyura hano iwawe ngo nkurebe. Yego sha, ngize n'amahirwe nari ninaniriwe urankorera ka massage sibyo? hari ikibazo se sheri? cyangwa ndaba nkubangamiye ariko urihangana. ahubwo reka duhite twinjira mu cyumba utangire, ndabizi ubwo igihe cyawe ntacyo. ni ukuri nta kibazo. ubu se noneho ko nta n'icyo ntinya. ubu se noneho ufite umwanya uhagije? kumbere waba gushikagurika ngo uratashye. ubu noneho ndi free, mfite umwanya rwose. erega namaze kwemeza mama ko nsigaye mfite umwarimu w'ikigoroba unyigisha. koko se? n'ubu rero azi ko nza gutaha nyererewe. okay. yewe karibu rero mu cyumba sha. urakoze. ariko Jackie, karame sheri, usiko iyo ndi mu ishuri nta kindi nsigaye nitekereza uretse wowe. nibyo? ni ukuri hari igihe hashobora gushira nk'iminota 15 cyangwa 20 mwarimu avuga, ariko mva nta kintu na kimwe nigeze numva pe. nibyo? kubera ko unyitekerereza gusa? noneho ahubwo nkumva nshaka ko amasomo arangira vuba ngo nzi kunyirebera. sha burya urankunda koko. ahubwo urabizi, ubu ndashaka ko twifotoza udufoto twinshi dutandukanye ndetse twifate n'utuvideo. kugira ngo nzange mbari two ndeba igihe ngutekereza tutari kumwe. oya sha, si byiza kugira amafoto na video zanjye muri telefone yawe rwose. none se ko mbishaka? oya, ubwo se hagize ubibonamo wamusobanurira iki koko Cedri? nose harungira muri telefone cyangwa se nyifungisha umubare w'ibanga? ubwo se urashaka kumbwira ko nta muntu wundi wabibona utabimweretse koko? ntawe, ni ukuri. none ngo urashaka amafoto cyangwa gufata video zimeze gute? Jackie saremera icyifuzo cya Cedric. nyirabazungu se wanze kwikingiza COVID-19 none ikabimujyanye mu bitaro, azahava amahoro. ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. murakoze abo mu runana, murakoze na mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro cya BBC gahuza miryango. mukomeze kugira ibihe byiza.